mba mbona warantereranye pe, mba mbona warantereranye ntazi ibintu wibereyemo. Si abagabo iyo mumaze gutera inda ariko uri ukuntu wanyezezaga ibitangaza, tugiye kubana ngo uriya mugore ngo ukurerera umwana ngo nta gahunda, ahubwo niwe ufiteho gahunda. None se nimba kurerera umwana mukuru nge tukaba dufitanye uruhinja rw'ibyumweru cyangwa ukwezi, uratekereza ko atari we mufitanye gahunda? Rega mba nyene umuntu ufite uruhinja aba akeneye ibintu byinshi kare. Mba nkeneye pampa za buri munsi, uruhinja rwituma buri munsi. Reka nta nubwo azi ko tuvugana, nta nubwo azi ko ngira nimero yawe. Ego abimenye yanyica. Uriya mugore wawe ni isasu, ahubwo uramenye nawe dore ukunda kunywa agacupa itazagucika. Waba ushyize mu kaga umva, waba ushyize mu kaga. Ego cyane rwose. Nawe warabibonye se? Aha, ngenda bibona buriya nubwo tuganira ari inshuti yanjye, buriya rwose azi ko nta hantu mpurira nawe, ariko ibintu byose turabiganira, ni inshuti yanjye, ariko sinamuhingukiriza ko nakoze ikosa ryo guhura nawe tukabyarana. Yego yampiga bukware ndakurahira. Umva nakumvise uzonge mbega abagore babi ubushize ntabwo wampakaniye ngo ntabwo ari wabivuze, ntabwo wampakaniye ngo ntabwo ari wabivuze, ntabwo wambwiye ngo umugabo wanjye ngo ntabwo muvugana. ubu sinakumvishije we mwaranabyaranye burya mwaranabyaranye we Mama wawe sindicumu. Mama wawe mwaranabyaranye burya mwaranabyaranye unyihishe mama wawe ndakumenye. mama wawe sindicumu. we Mama sindicumu musanze mu rugo rwiwe. njya kura Mama yakuya ariko waretse nkakubwira abantu bitwa bakarisa. urambwira iki abantu ndekura urambwira iki abantu bitwa bakarisa muri iki gihugu. Waretse nkagusoma ngo ntabwo wabivuga ngo yakuniga ariko yakwica warebye none mama wawe ngo niko burya unyihishemo wanjye igihe wicaye. Mama waretse mama waretse uricara rero. Mama waretse ko musanze mu rugo we niko wanjishiwe. ntabwo wampakaniraga ngo icara hasi, ntabwo wampakaniraga, ntabwo cyagihe wampinduye umusazi. Mama waretse mama mwaretse kurwara kandi wa mugore sinzi icyo ushaka. n'icyari kinzanye mpise nyereka nakumvirisha ibyo wavugaga byose nabyumvise. Wakucenga nkagusobanura. urasobanura iki? uhari uzongera kunyihisha mu ruhe rwe. Nkakwerekana uri kunkangurira umwana. ikibazo nibanga dufitanye. Irihe banga? Ibanga urabona ndi umusazi. hanyuma ayo wavuze yose naje kare, ariko ni wowe mugore turi inshuti wenyine. Ibyo navuze nanjye ndabizi. ni biki wowe mugore wenyine Karisa ninde? kandi Karisa Karinda ninde? Kwabyogera hano ninde wavuze ngo nubwo murerera umwana ngo niwe yitaho ngo mugore we byose nabyumvishije mama. ariko wumvise nabi. ibindi wavuze ni biki? Wumvise nabi. ninde wavuze? Yewe navuze ngo nubwo nkurerera umwana. Ntabwo wavuze ngo nubwo kurerera umwana. navuze ngo nubwo ngo yarakubeshya ngo muzabana. ariko ariko wanize amatwi kumva uyu mama waboranja ibice ariko mama warashaka sohoka mu bicara cyazanye byose byarangiye. we mama mwaretse kurwara. Mama urashaka uranyihishamo gutyo. ndekura ndekura wambesire. ndahamagara polisi ko ndibona Soni ngiye kwitabaza ubuyobozi. urabwitabaza ibyo wavuze byose ndabyumvise. urabwitabaza habaye iki? umva nkubwire ukakura n'abatari uwawe. ni uwande ndavuze ngo nuwande none kare ko siza kubivuga ukabishyira hanze ukareka kunyiyoberanyaho. ceceka hatagira n'utwumva iki kubera uzibeshye meno kandi turi kumwe n'umwana. erega turi kumwe n'umwana. Soni haburi wowe wasohotse ukagenda
genda taha uwo mwana taha wacecetse turi kumwe n'umwana uragira ngo umwana akwiye ariko burya ko ntabwo ari we ariko mwereke nimero nuko telefone yanjye yisize ntabwo ari umugabo ubu umusazi nuko kwimana ntabwo ari we none se baritiranwa ariko bakarisa bari muri iki gihugu bangana gute wa mugore ishi zawe maze ni izina ry'Imana nuko telefone yanjye ntabwo ibyo wavugaga byose nabyumvishe n'ibyo wavugaga oya ntabwo ari wowe n'ukuri kw'Imana ndakwereka nimero akiri ino telefone ugenda uyicomeke genda azi wawe yatse utanavuga ngo nazisibye hanyuma urebe neza urabona ko buri munsi bikubwira wa mubyeyi we urabona iki zawe nzazikira ko mbona ari giye ugiye guhinduka ingoma y'abaporoso ndimo ndaziriki ariko reka nkubwire Diya oya noneho wishaka kundusha amajwi nabyumvise ni gucyumbe kereka nimbona iyo nomero ndayikwereka telefone yanjye yazi muri se nabwirwa n'iki kutanyereka itari oya ntose na iyo umuntu mumaze kuvugana ntabwo ubona uwo mumaze kuvugana muri telefone yanjye mfitemo umuntu umwe wenyine sibyo witwa Kalisa nimero y'umugabo wawe urayifite hanyuma cekinge urebe ko ari Kalisa mu mugabo wawe wambwiye ko atari umugabo wanjye nyine ureka nkubwire wa mudamu iyo umugabo ni nk'ibati iyo urisakaye nabiraguruka rikajya ku mutungo ushatse kuvuga iki reka rero nkubwire ubu Kalisa hamaze igihe uzatuvuge ko atarongora nyine ushatse kuvuga ndakubwiye ngo none ku buryo tubana tukabikirana amabanga tugasangira akabi n'akeza byose bikaba ari uwa babiri noneho waranyihishemo hari icyo wari waba none se urajya izi ngumi zawe ndya buri munsi niyo nyitura nibyo mba numvishe kandi biguturutseho kandi unyishamo yewe ngo inyitura no umva nkubwire Diya ntago nshizwe reka ngende kereka nunyereka iyo nomero nukuri kw'Imana worora inkoko norora agaca pe reka ngende mama alo yaranyishe umva rero nkubwire iyo nimero yanjye nushaka wandikeho izina ry'umugabo ubu nanjye ngiye guhindura nandikeho izina ry'umugore uramenye atazigera amenya ko hari communication ngirana nawe wa mugabo ndamwuruye ubu ndashaka no kugenda tugahura nkamwereka nimero ndamwereka itariyo ku buryo ahamagara agasanga n'undi muntu ariko nashyize ndandikaho Kalisa ndakwinginze nakwisanga mu rwobo sawa reka mureke ariko wibuke unyereze amafaranga wambwiye kuko ndayakeneye kandi n'umwana bafite ibibazo byishura bizi sawa urakoze wenda mureba nta kibazo afite oya uriya mwana mbona yiga n'uwanjye bakavana ku ishuri mbona nta kibazo kandi ameze neza akabyibushye simbizi ibyo tuzabiganira reka mureke ncomeke telefone irimo irizimye sawa reka zanyicisha imunira ko nari kuzitabara ariko ku cyo ntabonye ko hano harimo ipesi koko ko mba namuranduriyemo hariya amenyo azangarukire mu rugo